ngibyo gusa aka kanya twamanukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niko Ivan na Benga ngo muri Kongo muri M23 ngo bamaze kuzana umuyobozi wabaga muri twidwaneho. Ariko Govi ikize ko mbere yuko tubabwira umuyobozi mushya muri M23 ubwo hari ya kuri tekinike barebe uburyo bankiriramo ibice M23 ahantu yafungiye ibirindiro. M23 arabizi ko muri iyi minsi yariri gusubira inyuma, ubwo ngubwo rwose yariri gusubira inyuma cyane. Abenshi bakavuga ati M23 yaba itsinzwe, ariko se kuki M23 tubona kenshi ko igenda isubira inyuma? Byo nabyo ubwo ngubwo tugiye kubanza tubisobanura abantu mbere yuko mbabwira umuyobozi mushya wa muri AFC M23 mu bijyanye n'ubutasi, rwose wamaze kubashyirwa, murabibona neza cyane kuri tekinike bamaze kuba bahadushyiriraho. AFC M23 nyuma yo kuva bwa mbere tariki ya 11 Gicurasi Isange bajya Iruvungi, abarwanyi ba AFC M23 bakomeje gusubira inyuma kuwa kabiri tariki ya 12 Gicurasi ku muhanda wa Uvira Bukavu, bahagarara Kamanyora mu birometero 70 mu majyaruguru ya Uvira. Ubwo mo murabona iyo ni map. Nyuma y'ibi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zinjiye muri Ruvungi no gusubira buhoro buhoro mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi muri Hot Plateau ahozemo AFC M23. Gusubira inyuma ni ingaruka z'igitutu cya gisirikare na diplomasi nkuko byatangajwe na Lieutenant Rigani Mbuyi, muvugizi w'ingabo za Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, aganira na radio ibiro ntaramakuru by'Abafaransa RFI. AFC M23 yateje uburakari Washington ibwo yinjaga muri Uvira mu Kozero 25 uhagarariye Amerika muri Loni yasabye ko uyu mutwe wavayo burundu ugasubira inyuma ibirometero 75 uvuye mu mujyi kandi kubahiriza n'ibyo wiyemeje ku masezerano y'amahoro. Kuva icyo gihe Washington kandi yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi batandukanye bazo. AFC M23 ariko ntabwo ivuga kuva mu bice yavuyemo, ahubwo ivuga kongera kwipanga neza. Umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe avuga ko ibi bifatwa nk'ikimenyetso cyo kwizera inzira y'amahoro. Umugoroba wo kuwa kabiri ushize umuvugizi w'ingabo z'igihugu cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo yavuze ko u Rwanda rwashinze intwaro zikomeye ku misozi yegereye umupaka hagamijwe gukomeza kugenzura Kamanyura no ku nkengero zaho. Nyamara u Rwanda rwo rugahita rutangaza ko ari ingamba z'ubwirinzi bashyizeho kugira ngo FDLR ninamukeje kubatera iturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazabone uburyo birwanaho. Govinda angaha AFC M23 ku nshuro ya kabiri subiye inyuma ko turibuka buryo yavuye muri Uvira bitavugwa rumwe kwera igitutu mpuzamahanga n'undi ikomeje gusubira inyuma muri bahagarara Kamanyora bavuye mu muhanda wa Uvira Bukavu Isange bajya Iruvungi nabo bari basubiye inyuma. Hari abantu bashobora kugwa mu mutego by'umwihariko ndavuga na FRDC yuko gusubira inyuma baba bamaze gutsindwa. Nyamara kuva ngiye mbona ibya bindi umunyarwanda yavuze ngo ushaka gusimbuka neza asubira inyuma, dushobora kubona AFC M23 igarutse mu isura nshya. Ngiye icyo ntekereza yego turabona M23 irasubira inyuma yego, ariko se mu minsi ishize niba mbyibuka ahubwo bishobora no kuba rejo hashize sibwo twabonaga ko batangiye kuguriza abaturage Yego ya banke ya M23 utangiye kwemerera abaturage gufata inguzanyo. Yego None se ubwo we watanga inguzanyo ku hantu ugiye kwimuka? Icyo kintu abantu bagitekerezeho kuko Kone inanga mu minsi ishize yageze kuvuga ko kuva muri Uvira n'ubundi ntacyo byatanze. Hari abatangiye gutekereza ko AFC M23 iri gukora ibyo ngibyo. Uri byane nakubwiye ko ari umutwe uzi gukina ibijyanye na diplomasi yase politike, bashaka noneho kwereka amahanga bwa nyuma ko byose bishoboka ibyo basabwa, ariko bakaba bafite gahunda yo kongera kugaruka muri Uvira. Niyo makuru mfite
urara muri Repubulika Iharanira umuntu Demokarasi uri ya Kongo. gutsindwa ashyiraho abandi bayobozi n'inshingano. Ibyo nabyo ubwo twaje turabigarukaho, ariko Gofi AFC M23 nanone ikindi twakibaza, ntago baba baragambaniwe mu masezerano yose bagenda basinya? Exactly. Nujya kureba uburyo iyi case bimeze, hasinywa amasezerano guhera muri Qatar, twimukira Washington, yego bageze hehe mu Busuwisi, barasinya amasezerano y'amahoro, n'ay'amahoro ayo masezerano yose ari gusinywa. Ariko se koko ibyo turi kujya tubona, koko turi kubona ibimenyetso by'uko byarangira intambara ihagaze? Barasinya amasezerano y'amahoro, ejo tukumva ngo ingabo za Kinshasa zifatanyijwe nabo bafatanya nyine barimo twirwaneho FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi, tukumva ngo bateye ibisasu mu baturage, tukumva ngo bateye ibintu n'amadrone banaga mu baturage. Ese niba koko hari icyo gitekerezo cyo guhagarika intambara, kireba M23 gusa cyangwa cyakabaye kireba impande zombi? Cyane ko tubona nyuma yo kumvikana gahenge M23 yo ahubwo isa naho ihagarara, ahubwo nyuma tukabona ahubwo iterwa. Ariko mu minsi ishize nibwo ndatekereza ari umuhuzabikorwa w'ibijyanye n'igisirikare muri AFC M23, Major General Sultan Makenga, yatangaje ko amahanga yahisemo yo nyine gushyigikira leta y'Kinshasa kubera impamvu y'imitungo. Akaba ari ko nyine bakaba bari kugambanirwa kuri ubwo buryo. Ahubwo icyo nekeza gishobora kuba cyakorwa ni bya bindi ngo inyamaswa idacenga yishwe n'umututizi. Nekeza ko ubwo bakagombye noneho kugira amakenga, bakareba ikindi bakora mu gihe babona ko inzira y'amahoro ndetse n'inzira gusinya amasezerano basinyanye, amahanga arabagambanira. Nekereza ko govini icyo bakagombye kureba uko nivyemo baragenda basubira inyuma leta ya Kinshasa, kuko naho bagiye bavugana ko AFC M23 iri bwave muri ibyo bice bikajyaho ingabo ziri netre kuri iyi nshuro izo ngabo ziri netre nizigeze zijyaho. Nubundi aba wazarendo ubundi bavuze iki? Wazarendo ni ingabo nyine ni nk'inyeshyamba, niko nabivuga, kuko si igisirikare kizwe. None wazarendo bo ibyo bakora byose bica abaturage akagira iki? Nta biganiro bazajyaho. None ese bazi ahubwo ari imitwe irimo hariya ntazi n'ikirwanira ubu ngiye kugeza kuri ubu ngubu wakwaza ngo FDLR rwani, ako FDLR iragifite, bo bafite ibyo bashaka impamvu kuko nubwo batazayigera umva FDLR jewe impamvu ndikubwira ko bafite icyo barwanira. Hari amabi basize bakoze ibidakorwa, n'ubu mbona ari byo bari kurwana no kongera gukora n'ubundi ibindi nk'ibyo. Hari amabi basize bakoze, murabyibuka ibyo bakoze muri Mata 1994, n'ubundi naho bitaniye n'ibiri kuba ku Banyamurenge. Yego, n'ubundi nabo mu baricwa bazira ko ari Abanyamurenge. Bo niyo mpamvu numva bo bafite ibyo barwanira, wa mutima mubi, ariko nabyo bidakwiye. Nago ikibabaje govi muri ibyo n'uburyo na leta ya Kinshasa, leta y'igihugu ibafasha muri wa mugambi wo guhungabanya umutekano w'abaturage b'abasivile bashinzwe kureberera. Ibyo nabyo tugomba kubireba. Nje mbona gusubira inyuma kwa FC M23, nje kubwanjye nibareke
kugwa mu mutego wa leta y'Kinshasa, bakabije kugwa mu mutego wa leta y'Kinshasa. Nabisubiramo Govinda, bareke kugwa mu mutego wa leta y'Kinshasa ndetse n'amahanga atabifuriza icyiza, akomeje kugira gute kubagambanira. yego bari kugendera mu kigare. nibareberere abasivile bashinzwe kureberera, bakoreshe n'ubundi, kuko ubona ko leta y'Kinshasa isemo intambara, bona n'ubundi nabo nibyo n'ubundi mbona ari byo bakagombye guhitamo, bagakomeza intambara, ko n'ubundi bice babifashe barwanya cyane. Ni M23 ndetse n'ibindi bice byabo bagenda bavamo. Tugere kuri ya nkuru rero, mvandimwe ngo mwakiriye muri M23 nyuma y'uko yarwaniraga muri Twirwaneho, ariko mbere y'uko ugira ibintu byinshi unatekerezaho, ngo yitwa Colonel Kamasa ko yasimbuye Nzenze. Yego, ku munsi w'ejo nibwo hazamutse amakuru avuga ko AFC 23 igiye gutangira gukora impinduka mu bijyanye mu gisirikare cyayo. Ubwo amakuru yagiye azamuka gahoro gahoro, uwo bita Colonel Kamasa wa Twirwaneho yasimbuye Nzenze mu butasi bwa AFC 23. Rero hari ikintu ushobora kwibaza, kuba AFC 23 ikomeje gukora impinduka, ndetse ku munsi w'ejo nibwo mwavuga ko n'ubundi hari ibindi bikorwa yatangiye. Govi, kuvuga ko yavuye muri Twirwaneho hari abatari kubyumva neza, ariko arabibagirwa ko Twirwaneho iba muri AFC, nayo muri AFC ibamo. N'ubundi ni bene mugabo umwe, icyo barwanira naho gitandukaniye. Bamwe barwanira kwishyira ukizana kw'abakongomani, aba bose yabavuga Ikinyarwanda ndetse n'abandi bose bagafatwa nk'abakongomani. Abandi rero Twirwaneho ni umutwe w'abanyamurenge wavutse kubera ko bari kwicwa, abazizwa ko ari n'ubundi ari abanyamurenge, cyangwa se bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. N'ubundi ni bene mugabo umwe, atagira ubyaza bati bimeze bitemeze, n'undi basanzwe bakorana. Kuba umuntu yava muri Twirwaneho akajya muri AFC 23, cyangwa kuba yava muri Twirwaneho muri M23 nawe akaba yajya kuyobora muri Twirwaneho, nekereza nta kibazo kirimo. Gusa icyo twahita twibaza ko ari umuyobozi mu bijyanye n'ubutasi, bwo nibyaba bigaragara ko impamvu AFC 23 ishobora kuba amakuru yabo ntajya hanze cyane, ariko none dushobora kwibaza ati byagenze bite, cyangwa se hari ibitari kuba neza biri gutuma no ku rugamba batari kwitwara neza. Ahubwo n'umuvandimwe yigeze kumbwira mu minsi ishize, ese ko bazanye umutasi. Yego, kandi twarabonye umutasi akora mu bijyanye no gushaka amakuru. Govi, aho ngaho ihangane guce mu ijambo, twabonye Kongo iri gutaka ko bayinjiriye. Ahubwo umuntu ntiyatekereza ko baba barakoranaga na mbere, ahubwo bakaba kitaragera ngo abuwabo bakaba bacyuye ingabo yabo. Oya, n'ubundi akorana nabo, misiyo yuzuye kuko Twirwaneho n'ubundi ikorana na M23. Yazamuwe mu ntera nyine, yazamuye mu ntera. Ubwo ikintu ushobora kwibaza, yakoreraga muri iyi minsi mu leta ya Kinshasa yaje mu mujyi, leta ya Kinshasa miragaba ibitero bya drone byinshi mu baturage. Nekereza ko none impamvu bongeye imbaraga mu butasi bwabo ari ukugira ngo noneho bya bitero na leta ya Kinshasa yapangaga
nabyo bajye babimenya mbere y'uko ibikora. Yayo mpamvu ASM 23 yakoze impinduka mu basirikare mu bijyanye n'ubutasi, ariko ntabwo ari wo wonyine bagiye gukora impinduka, ko mu gisirikare cya AFC 23 muri rusange bagiye gukoraho impinduka. Ahubwo Govi hano ntibite bitera impungenge ku mutekano hano mu karere. Hari abatangiye gutekereza ko hashobora noneho kongera kuba imirwano iteye ubwoba hagati ya leta y'Kinshasa ndetse na ASM 23, kuko n'ubundi tumaze iminsi tubona amatangazo ko barambiwe ikwihangana mu gihe abaturage bashinzwe kurinda bakomeje kwicwa. Yego, kuko aka kanya uburyo bimeze amaze iminsi hashize igihe harwanira kwibohora kw'abaturage bahariya Kinshasa, ariko bigendeye ku cyo nakwita nk'agahenge kasinywe hagati y'impande zombi, yaba ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'uwari n'abayobozi batandukanye nyine ba leta ya M23. Aka kanya birasa naho M23 iri kwirwanira ubwayo, ariko ikanarwanira n'abaturage icyarimwe. Yego, izo mbaraga rero nyine ku mugani wawe zikeneye yuko bongeramo abantu, ko ntago bazajya bagira uwagiye kushaka amakuru wenda y'ingabo za Kongo aho zenda gutera ngo bagire n'usigara areba ibyo bari gupanga. Bagomba kongeramo abakozi. Ariyo mpamvu aka kanya nge nekereza ko intambara nibwo yabigiye kuba noneho M23 ifite imbaraga, malgré yuko tumaze iminsi nyine turi kubona yuko basa naho bari